ndagira ngo nsenga ariko ntarasenga nagize iyerekwa mbona umuhanda wa Shyorongi rimwereka mbabona umuntu wapfuye ndimo ndimwiyerekwa mbona umuntu ambo mari nambwa ngo nimpasenge nongera kubona Kimironko mari nambwa ngo nisengere umuhanda wa Kimironko iramihana Imana nambwa ngo ninyisengere nabonye impanuka jini dugitanye navuze yuko Imana nambwe ngo babyeyi nimusengere atware banyu kubona abantu b'abarokore bari muri mu magroupe ngo ibi burya abantu basambana mani nambwira ngo ngiye gusheba kandi ngiye guhindura ndetse ngiye kwerekana umutuku wari wo n'umukaru wari ariko ngo bafite amatwi ntibumva kandi ngo bafite amaso ntabwo bareba ariko se ko Imana igiye kugutungura Imana igiye kugutungura nagize iyerekwa ngira agahinda nagize iyerekwa ndababara none umubyeyi uryamanye n'umugabo wiwe pe baryamanye mu buriri ariko amaze kumwitegereza murebye mu maso abona ni nk'ihene pe kota ko Imana igiye kugutungura kandi ibibi uko urabikaba bije kugaragara nigaragaza nk'urokora usenga ko cyumwe ariko nkorera ibibi ahatagaragara nabo mupaga Imana iri kukureba uburyo ugaragara ariko yakugeraho ikakuburaho imbuto wananiwe kwera imbuto aho utuye Imana itewe agahinda Imana itewe agahinda Imana itewe agahinda Imana itewe agahinda n'abantu babaye nk'imitako Imana itewe agahinda n'ibiti byanze kwera imbuto Imana itewe agahinda n'abakobwa bari kumekuba mu bihe byo gusenga icyambere n'amakuru niba ukeneye urugo rwiza icyambere n'amakuru ya baba reka shagenda wintuburira amakuru twarayamenye ubu nta nyoni igisinziriye abantu twese twacanye ku maso ukeneye kugura cyangwa kugurisha waba ukeneye se umuntu wizewe mwajya mukorana kugira ngo agufashe kuguhuza n'umuguzi wawe cyangwa se umugurisha wawe igisubizo cyarabonetse ushobora kutwandikira kuri 078 28 20 137 cyangwa se 078 55 75 194 turanga amazu agurishwa ndetse n'akodeshwa turanga ubutaka bwo guturamo ndetse n'ubutaka bwo gukoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse tugufasha kuguhuza n'undi wari wese imari yari yose waba ukeneye tandukana n'abandi bajyaga birirwa bagusiragiza umunsi ukarinda urenga kandi n'ubundi bikarangira ibyo washaka gutabibonye fata telefone yawe wiyicariye mu rugo cyangwa muri ofisi yawe ubundi uduhamagare gukorana natwe ni no stress ibikorwa byawe tubikora nk'ibyacu dushyize imbere ubunyangamugayo ndetse n'ubunyamwuga ibihe byiza nshuti mukunzi we ukurikirana Ubugingo TV1 ndetse n'Ibishura TV muraho neza jewe nitwa JP zo Jean Paul Kimanuka nkaba umuhosta w'ibiganiro ku Bugingo TV1 ndetse no ku Bishura TV ngira ngo mumaze iminsi mudukurikirana muri benshi mwagiye mudusangiza ibitekerezo by'umwihariko mwene data murimo murabona kuri kamera n'umugabo mwakunze muri benshi mu muha comment zigaragaza imbamutima zanyu kandi muri make pe turabashimira cyane by'umwihariko bakanze subscribe n'abadusangiza ibitekerezo umunsi kundi reka tubasabira umugisha mwinshi tuvuge ngo Imana iwubahereze hirya y'ibyo ngibyo ndagira ngo twakire mwene data uraho neza cyane Karori we ndashima Imana muraho ndaho ndashima Imana hanyuma mu by'ukuri ntabwo turagira ubushobozi bwo kugura za mikro ziriya zimadikano turakomeza tugerageze ikigeretse kuri ibyo hari n'abatumirwa hari n'abadukurikirana bajya bavuga ariko wazaguze ziriya mikro none ngategereza ko akanda kanyenyeri ngo ashyigikireho wenda na 2 ngaheba Karori bira bintu by'abantu baduha comment mu by'ukuri batubwira tuzakora iki ariko nta nkunga bira bintu ni sawa kira ni cyaha bakora kuko burya ni nko guhiga umuhigo ntuhigure burya unenze ikintu utanga imbaraga zawe kugira ngo kive mu nzira yego cyangwa ahubwo ni bimwe bajya bavuga ngo umuheto woshye umwambi bitari bujyane kandi ngo ikibuno ngo kishuka iki ntabwo mbizi aryo ubwo gishuka iki amabyi bitari bujyane uze ko ari byo ndagira ngo nkwakire kuri kamera zacu utangire usuhuza abantu hanyuma ubibutse amazina yawe hanyuma nurangiza utubwire n'amakuru y'umuryango cyangwa se amakuru yo muri quartier ho gatoya nurangiza mu by'ukuri udusengera Imana hanyuma ndabizi ko muri wowe ujye ukunda gutogota utogote mu izina rya Yesu n'ubundi bihurire ku isahani Imana igushyigikire karibu cyane amazina nitwa Prophete Karori ndi umuntu w'Imana byo kuvuga ngo ndi umugabo cyangwa se ndi umusore
si ngombwa cyane kuko hano ntabwo nzanywe no gutereta n'andi makuru yo mu muryango cyangwa se aho ntuye. Uyu munsi naje nsize inama iri gukorwa y'umudugudu. Ayo niyo makuru y'umuryango cyangwa se yaho ntuye. Ikindi Imana intumye muri ano masaha kugira ngo mpereze message abantu bakurikiye hano Ubugingo TV1. Muraho nzanye message zanyu, Imana ibantumyeho kugira ngo tuganire namwe, kugira ngo mukuri bigawa mu bishimwa. Yego Japo, komeza dusengere hanyuma utubwire ibyo dutumweho. Rero kadusenga Imana. Mwami ndagushimiye kuko Imana igivuga bikaba ndetse yategeka bigakomera. Ndagushimiye ko wandinze, ndagushimiye ko wandwaniriye, ndagushimiye ko wanyitayeho, ndagushimiye ko warinze umuryango wanjye, ndagushimiye ko nanjye ubwanjye wandinze, ndagushimiye kubw'umuntu nkurikiye wese muri kano kanya, kandi ndagushimiye ko ukomeje kurinda igihugu cy'u Rwanda, ukaba ukomeje kurinda abayobozi bacu. Ibyo ndabigushimiye kuko uri Imana idasanzwe. Ndagushimiye kuri Imana igihindura amateka y'umuntu, ndagushimiye kuri Imana igitabara umuntu, ndagushimiye kuri Imana igikura umuntu aho bamutaye ukongera ukamugaruka wubundi bushyashya. Ndagushimiye kuri Imana itajyumva amabwire, kandi ndagushimiye kuri Imana ijya muri nguma, ijya muri mitima. Ndagushimiye ndagushimiye mwana, ndagushimiye. Nyemerera rero muri kano kanya message ngiye gutambutsa wampaye sinyigabanye cyangwa ngo nyongere, ahubwo uze unshyigikire, undwanirire, ushoboze, undinde kwishyira hejuru, kandi Uwiteka Nyiringabo Imana message wampaye nyivuga uko wayimpaye. Ndakwingize mwami, ntundeke kandi ntumbe kure. Izina ryawe niriganze, kandi gukora kwawe bize biganze, mu izina rya Kristo Yesu wanesheje urakoze, amen. Munyemerere rero dusome ijambo ry'Imana mbere yuko ntambutsa message Imana impaye muri uno mugoroba, cyangwa se bitewe naho uri, niba ari muri kino gitondo ukaba unkurikiye muri kano kanya. Nyemerera mbere yuko ntambutsa message Imana yampaye tubanze dusome ijambo ry'Imana, ariko ntibagiye ubwire mugenzi wawe ngo ngwino twumve iki Imana itumyeho Prophete Karoli. Bwira mugenzi wawe ngo muri kano kanya tugiye kumva message Imana y'Imana ishaka ku bantu. Bwira mugenzi wawe ngo tugiye kuganira n'Imana. Bwira mugenzi wawe ngo Imana yongeye gukoresha umuhanuzi wayo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana riri muri Matayo, ndumva ni igice cyaho cya 21. Tumanuke dugere ku murongo, turahera ku murongo wa 18, nitubishaka turagira kuri 21. Niyo message nzanye muri kano kanya. Nitumara gusoma hano hantu turatuganira akanya gatoya, ntabwo turi buze gutinda. Nyemerera wihangane kandi wigomwe wumve iki Imana intumyeho ikuntumyeho. Nyemerera muri kano kanya ndakwinginze wigomwe wumve iki Imana ishaka ku bantu muri kano kanya. Harira murivuga ngo bukeye bwaho mu gitondo kare basubira mu murwa arasonza. 19 bavuze ngo abona umutini iruhande rw'inzira arawegera, asanga utariho imbuto keretse ibibabi gusa, arawubwira ati ntukere imbuto iteka ryose, muri ako kanya uruma. 20 baravuze ngo abigishwa babibonye baratangara bati mbega uhereye kuruma muri ako kanya. 21 baravuze ngo Yesu arabasubiza ati ndabwira ukuri yuko mufite kwizera mudashidikanya mutakora nk'iby'umutini gusa, ahubwo mwabwira n'uyu musozi muti shinguka utabwe mu nyanja, byabaho. Titre y'iyi message Imana yampaye iravuga ngo Yesu avuma igiti cy'umutini. Abantu bari bafite Bibiliya zabo nituzifunge, maze tuganire ku ijambo ry'Imana ngwereze message Imana yampaye muri kano kanya. Iri ni ijambo tumaze gusoma rivuga ukuntu Yesu yari ari ku musozi, ariko ngo ari hakurya, ngo abanza kumva muri we afite inyota, abanza kumva afite inzara. Bibiliya ivuga yuko Yesu ngo ari hakurya, ngo yaje kwitegereza, aravuga ngo nubwo mfite inzara ikaba yandenze, ninza kugera kuri kiriya giti cy'umutini ndibuze kugikuraho imbuto. Unyemerere ntuze kujya kure y'ibintu ndi kuvuga, kandi ntuze kujya kure cyane kugira ngo uze kumva ikintu Imana ishatse kubwira abanyarwanda muri ano masaha. Mbaze mbabwire ngo kuribwa n'inzara biragatsindwa,
inzara ishobora kukurya ndetse ukajya ubonamo abantu mu benshi, umwanzi arakaribwa n'inzara. Bibiliya ivuze yuko ngo Yesu yari ari ku musozi ngo ariko ngo yumva arashonje, yumva inzara ije muri we, yumva abuze uko yabigenza. Aravuga ngo nubwo muri jyewe numva nshonje unyemerere wumve ibintu ushaka kuvuga. Message Imana yarayimpaye. Guhara hakurya hari igiti cy'umutini, nimara kukigeraho ndibuze kugikuraho imbuto. Ariko Bibiliya yavuze ngo Yesu yamaze kugera kuri cya giti cy'umutini, yari amaze kubona, amaze kucyitegereza akiburaho imbuto. Yesu amaze kukigeraho imbuto kuri cya giti. Muri kano kanya igiti niwe turi kumwe, muri kano kanya niwe uri kurebana nanjye. Ngo Yesu amaze kukigeraho ngo yarakivumye. Message mfite ni yuko Imana yambwiye ngo nize mbwira abantu ngo mbese kukiri kubareba ikabura imbuto akura ku muntu. Imana yarakurinze ariko ikukureba ikakuburaho imbuto. Imana yagiye kurindira abana ariko ikukureka kuburaho imbuto. Imana yaravuze ngo mbese ko nkomeje kugwiza imiti, ko nkomeje kugwiza imitini. Imana yarakurinze ariko ikukureba ikakuburaho imbuto. Imana yagiye kurinda kwandura sida. Imana yagiye irinda abantu bikabareba bikababona ni nk'ibiti by'imitini biteye agahinda. Bibiliya ntabwo ivuga ngo niba cya giti cyari kiri mu gihe cyo kwera. Nta nuzi yuko cya gihe cyari igihe cyo kwera, mbisubiremo. Ariko Bibiliya iravuga ngo Yesu amaze kukigeraho yakibuzeho imbuto. Ukwiye kwera imbuto mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Ndaje ngire muri message Imana yampaye, ndaje ngire muri message Imana yampaye ngo mbwira abanyarwanda. Ariko wa giti cy'umutini we ukwiye gucibwa. Iyo umuntu afite ibiti by'amakawa, iyo umuntu ahinze ikawa, hari ikintu kiza ku giti cy'ikawa cyihomekaho cyitwa igisambo. Iyo ugiye kuzikorera isuku ibisambo bikuraho. Umuntu uhinga ibirayi, yubonye icyarwaye ugikuramo. Imana iramubwira ngo abantu benshi bakomeje kurwara, muri kugenda indwara, muri kugenda n'ibyaha mwanze kwatura, muri kugenda n'ubusinzi mwanze kwatura, muri kugenda n'ubusambanyi mwanze kwatura. Ariko peko tala bostaini manugwerere, Imana irakurambira igiti cy'umutini we wanze kwatura. Petala bostaini manugwerere, Imana irambiwe abantu banze kwatura. Imana irambiwe igiti cy'umutini muri kugaragara neza kiri muri gukora ahantu hatagaragara, biteye Imana agahinda. Ibi muri gukorera ahantu hatagaragara biteye Imana agahinda. Imana irababaye, Imana irababaye. Imana yambwiye ngo nize mbwira abanyarwanda ngo abadamu musengera abatware banyu. Tugeze mu gihe abantu batakishaka kumva ijambo ry'Imana. Imana ikomeje kugwiza imitini idafite imbuto. Imana ikomeje kugwiza abagabo badafite imbuto. Imana ikomeje kugwiza abakobwa badafite imbuto. Dore n'abasore benshi bari ukuntu yabatandukanye n'abagabo. Ariko mbese wabararuhiye iki? Mbese wabararuhiye iki we giti cy'umutini we? Mbese wabararuhiye iki kwibye Imana mu bikerensa? Imana irababaye, Yesu ararira. Imana iri kubura umuntu yakwirata. Imana iri kubura umuntu yavuga ngo uyu nguyu byibura namuhengekereza. Uri kubura umuntu yaguhengekereza. Imana imaze kukigeraho kino giti cy'umutini iracyitegereza ikiburaho imbuto. Uzi ko Imana igeza kugutabara ije kukurwanirira igasanga warahindutse. Biteye agahinda kubona abanyarwanda mwarigize abashinwa. Birababaje, biteye agahinda. Imana iri gupfusha abana bayo. Imana iri kubura ukuntu yabigenza. Imana iri kubura ukuntu yabigenza. Tugeze mu gihe abantu batakibwirwa ukuri. Tugeze mu gihe abantu bari kubeshywa. Tugeze igihe abantu bari kubeshyera Imana. Ariko Uwiteka ariko kureba ngo akakuburaho imbuto. Mbese iyo urebye ahantu utuye wera imbuto. Nagize yerekwa ngira agahinda. Nagize yerekwa ndababara. Mbona umubyeyi waruryamanye n'umugabo wiwe. Peko tala bostaini mano. Baryamanye mu buriri ariko amaze kumwitegereza murebye mu maso abona ni nk'ihene. Ubuhehesi muri gukora mutakoze mwibagabo mwe byaje bite?
mwe bakobwa mu busambanyi muri gukora mutakoze byaje bite? Uri giti cy'umutini ndetse kitanafite imbuto, ufite amasezerano nayo ariko ntabwo azigera asohora. Mbega abahanuzi b'ibiti b'imitini we, mbega abantu Imana iri kurukunda hengekereza we, mbega abantu bafite amasezerano atazigera asohora we. Ariko Imana iri kukureba ikabura ukuntu yahengekereza. Mbese waruhiye iki? Mbega ibintu biteye agahinda, biteye agahinda kubona umuntu anyagirwa kandi kubona ahantu icyerekezo cy'imvura kiri guturuka. Biteye agahinda kubona abantu bagendera mu mwijima kandi bari mu kimbere yabo. Imana irababaye, irambwira ngo nize mbwira abanyarwanda ngo mbese ko mutakiri maso. Imana ikomeje kwinginga abantu ariko ntabwo bakeneye kuyumva. Imana irababaye, itewe agahinda n'abantu yarinze ariko ari kuyitura ibibi. Imana irababaye, Imana irambwira ngo nize mbwira abanyarwanda ngo ni kuki mufite amaso ariko atareba, ni kuki ngo mufite amatwi ariko atumva. Biteye agahinda kubona umuntu avuga ngo ngende umudayimoni, ngende umuzimu cyangwa se ndinda ya Yesu, ariko mukamuhamagara mukavuga ngo nsengera. Imana irambwira ngo mbese kuki mufite amaso ariko atareba, kuki mufite amaso ariko mutareba. Pekotara bostaini manugre ene kotara, kuki mufite amaso ariko ntimurebe. Ni kuki mufite amaso ariko ntimurebe. Nabonye ingendo nyinshi zigiye guhagarikwa, ibi ndabivuze n'ishaka mbisira, ariko nabonye mbega abantu bagiye guhura n'ibihombo we bitewe no kutuba amaso we. Mbega ingo zubakiye ku byaha, mbega ingo zikote kotala, mbega ingo zubakiye ku byaha, mbega. Ariko Uwiteka arambwira ngo mbese ko ngiye gutungura abantu kandi nari naravuganye nabo. Imana irambwira ngo mbese kuki muri guhanurira abantu ngo nibakire ubuhanuzi, nibakire imodoka ariko mutabanje kubona ibyaha bamaze iminsi bakora. Kuki muri guhanurira abantu ibyiza mutabanje kubakura mu byaha bamaze iminsi bakora. Ariko ubundi mbere kutasambanaga byaje bite? Bitagana kubona umuntu hawe yambarira ikote ku cyaha cy'ubusambanyi cyangwa se cyo kwikinisha. Imana arambwira ngo nize mbwira abanyarwanda ngo ibyo ngibyo babikora ukibwira yuko mpanye nawe, ariko nzaguhana byose mbishyira imbere yawe ko bikurikirana. Imana iri kubura ukuntu itandukanye umwana muto n'umuntu mukuru. Imana iri kubura ukuntu itandukanye abana batoya n'abantu bakuru. Imana iri kujya kureba umuntu igiye kumutabara ikavuga ngo mbese uyu nguyu niwe navuganye nawe, mbese uyu nguyu niwe nari narasezeranye nawe ko nzamurwanira. Ariko Imana iri kukureba ikabura ukuntu yaguhengekereza. Kuki abahanuzi bari kubwira abantu ngo nibakire ibitangaza batabanje kubabwira ngo nibabaze batura ibyaha byabo bamaze iminsi bakora? Imana ngo imaze kureba icyo gitira cyitegereza, Imana igikureba ikakuburaho imbuto. Imana irakureba nyamara ufite ibibiri uhora kujya ujya gusenga, ariko Imana yakumara kukureba ikakuburaho imbuto. Imana irababaye, Imana ibabajwe nawe, Imana ibabajwe n'abakobwa mukomeje gukora ibyaha uko mubishatse. Kwiyambika ubusa nibyo mushyize imbere, amagambo adatejeje Imana icyubahiro, hateye isoni niyo muri gushyira imbere. Ariko Imana irambwira ngo ngiye gutungura abantu. Imana yambwiye ngo ninze mbabwire ngo ngiye gutungurana. Abana bato mugiye gusenga Imana kandi mugiye kwiga gusenga Imana. Imana igiye gukanda ahantu hatuma muyishaka, Imana igiye gukanda ahantu hatuma muyikenera. Ariko biteye agahinda bana we, biteye kotalabo, biteye agahinda we, biteye kotala, biteye agahinda. Ikindi Imana yambwiye ngo nize mbwira abantu bankurikiye muri kano kanya se cyangwa abanyarwanda muri rusange, irambwira ngo nize mbabwire ngo iri kunenga abantu isuku nke. Ndimyerekwa numiwe ndatangara cyane. Katuganira ariko ubundi
nabonye umwana w'umusore yari yambaye imyenda mishyashya, Imana yakunyeretse muri video utangiye kwambara, mbona yambaye imyenda isa neza ariko imyenda y'imbere idafuze. Imana irambwira ngo ninze mbwira abantu ngo basi mugire isuku. Bitagenda no kubona umuntu yambaye ikote, wambaye ipantaro iteye ipasi, ariko bogisi yawe uheruka amazi ukiyigura. Birababaje. Kutagira isuku nabyo biteye icyaha. Kutagira isuku biteye icyaha. Kutagira isuku nabyo ni icyaha. Ushobora kuba ufite isutiye imwe ukayifura mu gitondo ukayambara, kwambara imyenda ifuze ariko imyenda y'imbere iheruka amazi. Mana ambwiye ngo nzihanishe abantu kugira isuku nke. Ubundi se Jean Paul ubafungurira urubuga rwo kugira ngo mubanze mwumve, uyu nguyu uzana hanga kugira ngo mubanze mwumve, mwamuhemba iki? MTN yakubwira ngo nugire isuku, ariko Imana bikundira abacyaha, ariko Imana ibabajwe n'uburyo abantu mukomeje kugenda mu ngeso z'ubusambanyi. Mbega abasambanyi we, mbega abasambanyi, biteye agahinda kubona umuntu asambana kandi ari umuririmbi. Biteye agahinda kubona umuntu ajya gutega kandi ari umuririmbyi we. Yesu we, mbega ibintu biteye agahinda we, biteye agahinda kubona umuntu ajya gusambana mu gitondo akongera agasubi kote agasubira muri korari. Mbega inkozi z'ibibi we, mbega abantu bamenyereye umurimo w'Imana, mbega abantu bamenyereye umurimo w'Imana. Nabonye message y'umuntu wahombejwe n'abakozi be, kandi ubaye amabanga nayamena, nkavuga uburyo baguhaye akazi ariko ukajya winjizamo abantu maze gusambanya ndetse batazi gukora. Umukoresha wawe akaba yarahombye bitewe nawe. Ubu nabivuga biteye agahinda. Mbega basambanyi we, uko umuntu asaba amafaranga ariko akaza kuyasamanira. Ariko ubundi amarari y'ubusamanyi mufite ubu ngo mutari mufite mbere byaje bite. Mana namwe nize bambwira ngo kwiyambika ubusa ntibikigezweho. Umva mama, kwiyambika ubusa ntibikigezweho. Umva sister, kwiyambika ubusa ntibikigezweho. Mana iri kukurebeka kugaya. Mana namwe ngo nize mbwira abanyarwanda ngo uburanga bahaye subwo kwiyambika ubusa. Mana namwe ngo ngiye gukubura. Mana igiye gushyira ku munzani. Nagize iyereko mbona umurongo muremure cyane ku rusengero, mbona hari umurongo muremure umuntu wese akinjira ko babanje kumupima. Baze kubwira ngo ibikora hatagaragara Imana irakureba. Hari n'abazinywera mu ngo zabo, ariko ibi muri gukora Imana iri kubareba. Ibi muri gukora Imana iri kubireba. Mwe nkozi zibimwe, ibi muri gukora Imana igiye kuhana abantu we. Ibi muri gukora Imana iri kubibona, ndetse ngo nibyo mukora hatagaragara ngo irabireba. Mana mbwiye ngo ningaruke mbwira abantu musengera babyeyi mutwite musengera abana banyu. Babyeyi mutwite musengera abana banyu, kuko nabonye Satani adatuje. Mbega amakimbirane. Ariko se mugabo nkurikiye muri kano kanya, mbese Imana ni igitanga kubyara, ndi kubica ku ruhande. Imana ni igitanga urubyaro, ndi kubica ku ruhande. Ariko biteye n'agahinda kubona umuntu asambana kandi atwite.
biteye agahinda kubona umuntu wiyubashye agira irari ryo ku mukozi we afite umudamu. Gwese navuze ngo niba ari umupagani wa mbere uriho ari mu Rwanda, niba hariho umusabanyi wa mbere kandi wiyoberanya ari mu Rwanda, niba hariho umuntu wikinisha kandi akabikora neza akabyongera hazi ububi bwabyo ari mu Rwanda. Mbega bahehesi b'abarokore kandi ari abarokore, mbega bahehesi baheheta kandi ari abarokore, mbega basore we. Mana yambwiye ngo mfite agahinda kuko ndi kubura ba Yosefu. Mana ibabajwe n'abantu bagiye yubakira ingo barazisengeye ariko ubu babivuyemo. Mana itewe agahinda n'abantu bagiye basubira inyuma kandi imbere barasenga. Mana itewe agahinda n'abantu bamaze iminsi bakora ibyaha uko babishatse. Uratega ukajya gusambana ukagaruka ntukorere impanuka ntunandure ariko Imana ibikureba. Iyo ufashe telefone yawe ukikinisha Imana ibikureba. Vuga se naho wabikorera imyenda wari wambaye. Biteye agahinda kubona abantu b'abarokore bari mu rukoza soni. Mana we, mbegere ko nabonye nkagira agahinda abantu b'abarokore bari kuyobora urukoza soni. Biteye agahinda kubona abantu b'abarokore bari mu magurupe ngo y'uburyo abantu basambana, ugasanga muri kurirwa muhanana urukoza soni rw'amavideo. Mana irambwira ngo ngiye gusheba kandi ngiye guhindura ndetse ngiye kwerekana umutuku wari wo n'umukara wari wo. Ariko ngo bafite amatwi ntibumva kandi ngo bafite amaso ntabwo bareba. Mbese ko Imana iri kukwitegereza ikabona uri igiti cy'umutini kidafite imbuto. Imana iri kukureba ikabona ahantu yahengekereza kandi yari yaravuganye nawe. Imana iri kukureba uburyo uyu munsi utagitinya icyaha kandi yari yaravuganye nawe. Mbese kugira gutungurwa n'iminsi mibi, ndagira ngo tugere ku musozo, ariko se ko Imana igiye kugutungura. Ko Imana igiye kugutungura pekota, ko Imana igiye kugutungura kandi ibibi ukora bikaba bigiye kugaragara. Ariko kugira ngo ntware Bibiliya nigaragaza nk'umurokore usenga ku cyumweru ariko nkorera ibibi ahatagaragara nabo mu pagani. Reka gutukisha izina ry'Imana. Imana iri kukureba uburyo ugaragara ariko yakugeraho ikakuburaho imbuto. Wananiwe kwera imbuto aho utuye, ku bigo by'amashuri mwananiwe kwera imbuto. Imana itewe agahinda, Imana itewe agahinda, Imana itewe agahinda, Imana itewe agahinda n'abantu babaye nk'imitako. Imana itewe agahinda n'ibiti byanze kwera imbuto. Imana itewe agahinda n'abakobwa bari kuneka basta, bari kuneka try, bari kuyambika ubusa uko babishatse. Mbega ibiti by'imitini we, Imana iri kukureba ikabura ukuntu yaguhengekereza. Imana iri kukureba ikavuga ngo mbese uyu nguyu niwe nari naravuganye nawe ko zamukorera ubukwe. Mbega ibintu biteye agahinda we, mbega ibintu Imana itari kubasha kwihanganira. Ngo ibyo urabwira ikuhanye n'Imana, ariko yaba warumvishe ubuhanuzi bwa nyuma ukavuga ngo uyu munsi sinemeye guhinduka, yaba waruvuze ngo uyu munsi sinemeye guca bugufi, yaba waruvuze ngo Mwami w'Iteka we, nubwo nagiye ntera imbuto uyu munsi naba igiti cyo kwera imbuto. Ariko kugira ngira agakiza nkako kawe na mupagani bikagira inzira. Biteye agahinda kubona umuntu akizwa ari ku cyumweru ukagenda na Bibiliya ariko ukora ibibi aho ahantu hatagaragara. Biteye agahinda kubona Imana yarakurinze ariko abakozi b'Imana bakaba bari gukomeza bavuga ati mbese wagarukiye aho ngaho.
naravuze ngo nzatambutsa message mvuga icyo Imana yambwiye, naho hakumva umuntu umwe hazaba hagisha ariko niyemera guhinduka. Hinduka Imana igikureba ukuntu yaguhengekereza. Imana igira abantu n'imiti by'imitini ariko bidafite imbuto. Turi kumusoza ndagira ngo nsenge, ariko ntarasenga nagize iyerekwa mbona umuhanda wa Shyorongi. Ndimwereka mbabona umuntu wapfuye ndimwiyerekwa, mbabona umuntu ambo. Imana irambwira ngo nimpasengere. Kindi nongera kubona Kimironko, Imana irambwira ngo nisengere umuhanda wa Kimironko. Ariko nagira ngo tugere ku musozo dusenge. Ariko urebye ibintu ukora wabona utari igiti cy'umutini kidafite n'imbuto. Piko tala stayimana. Wowe yurebye ubona utari igiti kidafite n'imbuto. Twasomye muri vuga ngo Yesu yarebye igiti cy'umutini hamaze kukigera kiburaho imbuto. Birashoboka ko cyagihe cyari igihe kitari cyo kwera imbuto, ariko wowe yurebye umuntu ufite imbuto. Ariko Imana yakubwiye ngo senga kandi wera imbuto mu gihe gikwiye ndetse no mu gihe kidakwiye. Iramahana Imana ngo ninyisengere kuko nabonye impanuka. Ikintu dugitanye navuze yuko Imana ngo babyeyi ni musengere musengere batware banyu. Ariko bitera agahinda ku muntu Imana yamurinze ariko ikamureba ikakuburaho imbuto. Ibyaha muri gukora mutakoraga byaje bite? Ndagira ngo dusenge Imana. Ariko bitera agahinda ko abantu Imana yakubatabara ikavuga ngo mbese uyu ngo niwe twe twaravuganye. Mana ndakwinginze ngo utange imbabazi, ndakwinginze urengera abantu bashaka guca bugufi, ndakwinginze Uwiteka we utanga imbabazi zawe ku muntu wese uri buze kwemera guca bugufi. Ndakwingize Mwami w'abami, umuntu uri buze kwemera ibyaha bye hakaza guca bugufi uze kumweza. Ariko biteye agahinda kubona umuntu usenga, kubona umuntu wamenye Imana hajya muri groupe z'abantu bareba filime z'urukozasoni. Imana arakugaye. Umuntu umwe ashobora gutuma umudugudu ubura amazi. Mbega ibintu biteye agahinda we. Mwami uze gutanga imbabazi, ndakwinjiza uze gutanga imbabazi, uze gutanga imbabazi. Nabonye impfu nyinshi, Imana irambwira ngo nimbwira ababyeyi batwite musenge kuko nabonye imisaraba myinshi mu maso yanjye. Imana irambwira ngo nimusenge. Ndakwinjiza uze gutanga imbabazi kandi neza wize kuganza, kandi Uwiteka nyine Imana we umuntu wese uri buze guca bugufi uze kumuha imbabazi. Ndagushimiye kuri Imana ijya yumva gusenga ndetse ikanabikora. Senze mwize mu izina rya Yesu Kristo nishura koze. Amen. Nimero yanjye ushaka kumpamagara ni 0781 58 035. Utampamagara umbwira ubusa, mpamagara ushaka kwatura cyangwa yandikira kuri WhatsApp kuri nimero yanjye muri Malawi, wandika akamenyetso ko guteranya 265 92 0 21 64 26. Dusengana ariko uhinduke uve muri ibyo byaha byawe.